Amazina yanjye banyita Uwera Liliane, niga mu mwaka wa gatatu, narakoze cyangwa komini ngejeje amanota. Mu by'ukuri natwaye inda ndi umunyeshuri, nari nshoje mu wa mbere segonderi, ngiye mu wa kabiri. Mu by'ukuri urumva nyine ni ibintu bigoye cyane. Wawe ihangane nta kibazo. Ihangane basi. Sorry. Sorry, ihangane, sibyo? Ihangane. Gambara rinete basi kugira ngo Ngera mu wa kabiri segonderi, ngiye kwiga mu kwa 9, mwita inda y'amezi 2 n'igice. Mu by'ukuri ni ibintu nyine bigoye kwigana n'abanyeshuri bamwe badatwite kandi wowe utwite, wumva ni ibintu bigoye no kwiyakira muri sosiyete, biba bigoye, wumva nyine kutari nk'abandi, bacaho bakakuvuga, bacaho bakakureba, abandi no kurebye atanakuvuze, wowe mu mutima wawe ugasigara uvuga ko barimo kukuvuga bitewe n'ikibazo wiyiziho ufite. Byari bigoye pe, ku buryo najyaga no ku ishuri kuva mu gitondo nasohotse mu ishuri, nkasohoka ariko nimugoroba naje, cyangwa wenda bari no muri lunch time, rimwe na rimwe sinjye no kurya kubera gutinya amaso y'abantu, ariko nyine byose birashira bikarangira ugakomera. Bifatwamo n'abantu bakugira inama bwa sorry, bibaho, bizarangira kandi bizashira, kandi koko birashira birarangira. Kuko ndeba gutya physical appearance ntabwo wamenye ko ufite umwana. Cyambere no kwiyakira. Ni benshi cyane bangira inama zitandukanye, barambwira ngo ucyari muto inda yikuremo ntabwo washobora kuyibyara. Ni benshi cyane bambwira tuzashobora kurera umwana, ushobore no kwiga ushobore, inda wayikuyemo. N'indi nama bangiraga uretse gukuramo inda. Kandi mu by'ukuri kw'Imana ntabwo kwica ari byiza. Naremeye ndabyara, ndarera, ndavuga ati ubwo nyine nuko byagenze ndiyakira, bazavuga ariko bizashira. Ndera umwana, mfata igihe cyo kubyara, ndetse ishuri gatoya, ndera umwana wanjye ndamurera, yujuje umwaka aramezi angahe asubira ku ishuri. Ndiga, ndakomeye meze neza, n'umwana wanjye nawe ameze neza. Inama nagira n'urubyiruko rugenzi rwanjye, wenda uri muri situation aka kanya atwite akaba ari ku ishuri bimugoye, nuwe muri we no kwihereza icyizere, akumva ko byose bizarangira, byose bishira, kandi akaba afite intego yo kuziga, agakomeza agasoza akiga na kaminuza, kandi agakomeza no kurera umwana we no kumwitaho, umwana we akagira ubuzima bwiza. Murakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo nkubaze gatoya ku mibanire yawe no mu rugo ku babyeyi, ku ruhande rw'ababyeyi nawe baragufashije cyangwa baragutereranye? Mama wanjye, Mana mije, ntacyo mfite kuri iyi si nabona namuhereza, mbaye ngifite ntacyo umuhereza. Mama wanjye yaramfashije cyane bishoboka. Mama wanjye yitaye ku mwana wanjye, mama wanjye yasigarana uyu mwana njya ku ishuri, kandi yaramusigaranaga ngaza ngasanga nta kibazo na kimwe yagize. Yaba ntayo mafaranga yo kugura pampa nayo afite akagira iki akayimugurira, kandi ntanabitindeho. Ababyeyi banjye nta kintu na kimwe nabashinza, ko barafashije cyane bishoboka, kandi bunasubiye no ku ishuri ndiga meze neza. Iyo usa ngo naba hari ibyari bumuhore, ariko barahari kandi bakomeje kumufasha. Hanyuma ku ruhande rwa papa w'umwana we aragufasha cyangwa nta nubwo umuzi? Oya, kumenya ndamuzi kandi aranahari. Tubizi abahungu b'iki gihe nyine ni hatari, ariko nyine nta kibazo. Ufite mama wawe ukumva, ufite umubyeyi wawe ukumva, byose birashoboka, nta kidashoboka. Icya mbere ni uko wakwicara ari urambirijeho amaboko. Mu gihe mfite amaboko yanjye nkagira amaguru yanjye, ntabwo gukorera umwana wanjye byananira. Ni ukuvuga ngo ntacyo agufasha na gito? Arakora cyangwa nta kazi agira? Aragafite. Afite akazi ariko ntabwo agufasha umwana. Kuko icyo utegera ubuyobozi bukagufasha ku buryo nawe agira uruhare mu mirire